rero gushimira ni ikintu cy'ingenzi. Amen. Kimwe kibabaza ni ukubona wakoze ariko ukabura uwagushimira. Turabashimira rero, turabashimira ni ukuri. Reka mbabwire, paruwasi Sarafati yambereye paruwasi nzavuga rimwe nkazazana n'impano. Nciye mu butayu bwinshi, nciye mu makuba menshi murayazi, dusangiye ubuzima bwo kuba tuziranye. Ejo Gerard yabivuzeho, kunsobanuraga byaramugoraga ariko akabivuga uko abibona. Ndashima Imana ko yashimye ko ntamukojeje isoni, kandi reka ngwisezerano ntabwo nzagukoza isoni. Nta gahunda. Iminsi idukubita hasi ariko dufite Imana itubyutsa muri iyo minsi. Tugenda duca mu makuba n'ingorane ariko ntabwo nzagukoza isoni. Rero turabashimira, kandi True Vine Ministry turabashimiye, amakorali yose muri rusange twabashimiye. Rero nari mvuze kuri timu yadufashije gutegura igiterane, ikatuba hafi, gatanga amafaranga. Hari abantu bari hanze bitanze, hari ababashije gutanga $100, batanze 50, abatanze arengayo, abagiye batanga kugira ngo uyu murimo ugende neza n'igiterane kigende neza. Ni ukuri turabashimiye, mudukurikiye turabashimiye, turabashimiye rwose. Amen, amen. Ntabwo ndibuze kuvuga jyenyine, ndagira ngo mpagurutse Jonathan Uwamahoro ari mu bahagarariye iki gikorwa, nubwo atagiye aboneka muri iyi minsi bitewe n'akazi, ariko ndagira ngo aze kumfasha dushimira abantu muri rusange, kandi by'umwihariko uhaguruke mbanze ngushimira imbere y'uruhame, mu ruhame rw'abantu mbanze ngushimire, kubera ko ibyo ukora ubikora neza, kandi Imana ukorera witanze ntabwo ijya yibagirwa imirimo yawe. Rero nahagaze muri uyu mwanya nk'umuntu wahagaze muri iki gikorwa gitegura, ariko kandi ntabwo nasoza atabanje gushimira buri muntu wese uko yitanze. Nguyu ni umuyobozi, ahagarariye abantu benshi, kandi Imana ikorera iguha umugisha. Rero gira icyo uvuga kuri uyu munsi, ushimira abantu bose bagiye bitanga nuko bagiye babikora. Arakoze umushumba. Ni surprise nkoreye, kuko numvaga ko gahunda zose ziri mu biganza bye, ariko ubwo angiriye icyizere ndikumva nta buri cyo mvugira imbere yanyu, kandi umunsi turiho no gushima Imana. Umwami Yesu nashima. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Rero nta kindi tuvuga, nanjye ndashima. Ndashimira buri wese kuko ari uwatanze inkunga mu buryo bw'ibifatika, kuko twabashije gukusanya imyenda, amafaranga, ibyo kurya. Uwo turamushimira. Ari uwatanze umwanya we akaboneka, uwo nawe turamushimira. Ari uwagiye ku mavi agasenga kugira ngo iki gikorwa kigende neza, uwo nawe turamushimira. Haleluya. Paulo yaravuze ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Yesu nashima. Ubwo rero uwo ari we wese mu mwanya we wahagaze mu cyuho nahabwa umugisha n'Imana. Ntago biba byoroshye gutegura igikorwa nk'iki, no guhuriza hamwe gahunda, na cyane cyane ko ushobora gusanga umwe abyumva uku n'undi abyumva uku, ariko ndashima Imana yuko yabashije guhuza ibyo bitekerezo bitandukanye. Uyu munsi ukaba wagenze neza, icyubahiro umuneke tugihe Imana. Rero ntago nabura no gushimira umushumba, kuko ni umushumba ugaragaza yuko akunda itorero. Madamu Bishop yigeze kubivuga, aravuga ngo kubera ukunda akunda itorero ngo yigeze gutsikiragwa mu rwobo. Nta kindi cyabiteye nuko akunda itorero. Rero ndamushimira kubw'urukundo akunda itorero. Iyo aza kuba yikunda yakaba yajya mu bindi, yakaba yajya mu byashara, kuko ubwenge bwo gukora ibyashara arabufite. Yesu nashima. Ariko kuko akunda itorero nicyo kintu yashyize imbere,
rero abanyetorero natwe mujye mureka tumukunde, si byose tumukunde kuko nawe aradukunda. Ndamushimira rero kandi ndamwizeza ntashidikanya yuko pastor wagiye utanga indahiro, nanjye reka ngusezeranye ninjye nawe. Rero ntizimbye mu magambo, uyu munsi ni amashimwe. Ndashima Imana yatubashishije, Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Ndizera ntashidikanya yuko umwaka utaha iki gihe nk'uko umushumba yabivuze tuzaba turi ahandi dushima Imana kubw'imirimo yakoze. Ubwo rero nahawe nanjye kugira ngo tuzagere aho hantu dufite ishimwe ribyibushye. Nkaba rero nagira ngo nsubize umwanya umushumba, ariko mvuga ngo umwaka utaha bizagende neza kuruta uyu munsi. Murakoze. Bani mu mugisha, navuga ngo gahunda ikurikiyeho namwe murayumva. Ntabwo muyumva se? N'ibihekane bibiri, nirya nanywa, kandi pe timudutenguhega, ntihagire ugenda atagize icyo afata, kuko twabiteguye ibyo twashimaga kugira ngo tuze gusangira. Kuko garuka ushima Imana nicyo kirango cyayo, habamo kurya no kunywa. Hanyuma ibindi byatanzwe byo kuzafasha abantu bagomba kujya kurira mu rugo, ubwo lisiti irahari, buriya baravugana nabo, ntabwo ari bose. Twakoze ibishoboka, imibare yari igenwe igerageza kugira ngo barebe ko bicamo. Rero turashima Imana yadushoboje. Kuwa kabiri tuzagira amasengesho hano, kuwa kabiri tuzagira amasengesho, kuwa kane tuzagira n'ubundi amasengesho. Kuwa kabiri ndi wari usanzwe, ahubwo uje ari mushya. Kubera iki? Dufite ahantu twisanzuye. Kuwa kabiri tuzaterana, kuwa kane tuzagira igitera. Ngiye kuwa kaneho ndi kumva tuzagira mu indi ministry ndetse n'abakozi b'Imana tugakora. Tugiye kubaho ubuzima bw'igiterane, tugiye kubaho ubuzima bw'igiterane. Igiterane abanyamahanga bakivuga neza, bavuga crusade, ariko iyo crusade baba bavuga ahagaragara imbaraga z'Imana. Rero ntabwo ari igiterane gusa cy'amagambo, ahubwo ni igiterane kigaragaza imbaraga z'Imana. Uyu mwanya ntabwo twavuze ku barwayi ngo bakire tubasengere n'ibindi byinshi, ariko mu masengesho tuzabikora. Kuwa kabiri, kuwa kane tuzaba duhari. Ku cyumweru mu gitondo saa 3 tuzajya duterana, dusoze saa 6, saa 8 crusade. Yes, saa 8 igitaramo hano kizakomeza, ntikizahagarara. Ubuzima bwacu bw'igitaramo buzakomeza, kuko n'abataramira ibindi baratarama, kanswe twebwe dutaramira Imana. Rero ku cyumweru tayari murarika abantu. Kuwa kabiri, kuwa kane tuzajya tuba duhari umunsi wose, no ku cyumweru umunsi wose. Hanyuma bifuza ko twabonana bitewe nuko bashaka ko mbasengera, bitewe n'inama bagisha, nzajya mba ndi hano kuwa kabiri mu gitondo ku isaha y'isa 2 nzajya mba mpari. Hanyuma wifuza ko tubonana ajya aza, hanyuma nashaka no kuza mu materaniro akomerezeho, ariko tubonane kuwa kabiri saa 2. Hanyuma no kuwa gatanu ajya aza saa 4. Ushaka ko tubonana, wifuza kugisha inama, wifuza gusengerwa, nzajya mba ndi hano kuri ofisi yacu iri hano inyuma, irahari, hari ofisi irahari. Ushobora kuza wavuga ati se hano ko nsanze hafunze, wenda kuwa gatanu nzaba ndi muri ofisi hano inyuma. Sawa, turabashimiye rero, Imana ibaho umugisha. Reka tuvuge ngo mudutangire intashyo ku bashyitsi, mudutangire intashyo nta kibazo. Hanyuma muvuge ngo abi Betelehemu barabasuhuza, kandi bazagira ute nabo bazaze. Namwe turavuze ngo muzagira ute muzagaruke. Ese torero ry'Imana mwebwe dusangiye gukora umurimo w'Imana hano, tubwire abashyitsi bazagaruke? Murabishimiye? Turavuze ngo bazagira ute
amen. Nsoza ndasaba mushumba Gerard azaduhesha umugisha, uzaduhesha umugisha mushumba, hanyuma utunasoza. Hasigaye gahunda turayiha Jonathan niwe ushinzwe kutugaburira, ubwo natwima ibiryo turataha, nabiduha turabirya. Coordination ndabanyishyize mu maboko ye, ibisigaye nanjye kuba pasiteri ndabisoreja. Murakoze. Reka dusenge Imana kandi turashimira ibyabaye byose. Mana yacu, turagushima kuko uri Imana yo gushimwa, tugugize hejuru kuko uri Imana yo gushyirwa hejuru, tugukomeye amashyi kuko uri Imana yo gukomerwa amashyi, tuguhaye impundu kuko urazikwiriye. Twamenye neza kuri Imana itangira ibintu n'ibicikirize nzira, ahubwo ukaba Imana ibitangira ikabisohoza. Warakoze kuko wabanye n'abatekereje iki gitaramo, warakoze kuko watekereje n'abatekereje iki giterane, uba mu ruhande rwabo bitaho. Imana itagira uri kubigenza yo kabyara, Imana itanga ubwenge bwo gukora ibyiza, Imana itanga amaboko yo gukora ibikwiriye, Imana itanga imbaraga zo gukora ibikwiriye. Ni wowe dukize hejuru uyu munsi wa none. Batubwiye buryo ki ibintu byatangiye, bitangira wabaye Imana, bikurikiye wabaye Imana, kuwa gatanu wabaye Imana, kuwa gatandatu uba Imana, ku cyumweru barurangiza. Turagushimiye, habwa icyubahiro ku bw'ibyo byose wakoze. Imbaraga zawe zagaragaye, abo wakoresheje bose, abo wagiriye neza bose, abo wakize mu mutima wo gukunda, abo wahaye gukora, abo wahaye kunezerwa, abo wahaye kubyina no kwishima, abo wahaye gutera haleluya, abo wahaye gusirimba, abo wahaye kuvuga ngo ya, abo wanyujijemo byose, habwa icyubahiro kuko uri Imana. Haleluya. Entitistita fetalayas. Nicyo cyatumye Dawidi abura uko kuvuga, abura uko kwita, arangije aravuga ngo uriya. Haleluya. Nilifa. Asante Bwana, asante Bwana, tuguwe neza muri uyu mwanya, mitima yacu iguwe neza cyane. Haleluya, haleluya. Kandi nta kindi kitunejeje, tunejeje n'imirimo yawe, tunejeje n'ibyo ukora. Niko umugaragu wawe yabivuze igihe kimwe nyuma y'ibibazo abibonye, uko niko Habakuki yabivuze, arabyitegereza arabireba, abona ko kunezerwa kw'abakristo atari ibyo batunze, abona ko kunezerwa kw'abakristo atari imyambaro bambaye, abona ko kunezerwa kwabo atari amamodoka n'amafaranga batunze. Nicyo cyatumye yandika aravuga ngo naho imitini itatoha, inzabubu ntizere, amashyi agashira mu biraro, ibintu byose bigashira. Aravuga ngo Habakuki ngo nzishimira agakiza k'Uwiteka Imana yanjye. Haleluya. Pilifata tiketa mbele metafora. Ngiki kitunejeje, byose bitariho, byose bitariho, byose bitariho, byose bitariho, ariko tugufite. Haravuga ngo jewe Dawe, ngo jewe Habakuki, ngo ibyo byose bidahari, ngo nta kizambuza kwishimira agakiza k'Imana yampaye. Haravuga ngo nta kizambuza kunezerwa agakiza k'Imana. Uyu mugoroba turanezerewe, iki cyumweru turanezerewe, iki cyumweru turishimye kubera kuri Imana yacu. Fomelata distifate pela pelefa antelele mita la faute la idée. Je t'attaque le pele par la faute de les mains, je n'y niveau de les mains par la faute de taille. Je dis qu'il est que par ton ti et me qui d'ayada rendra radila par la prophète tia Ezekito elle le pour Fomelita de le côté intestast. Alors, je venais en faire, je te prépasse, faudra la berker, andi avait valeur, je bine peux pas, affreta la mer pais,
urakoze mwami wanjye. Twari tunejejwe n'ukuri Imana, twari tunejejwe n'ibyo ukora, twari tunejejwe gusa no kukumva yuko uri muri twebwe. Ni ku mugaragu wawe yabivuze, ibyo nawe arabyitegereza arabireba, aravuga ngo uri Bwana, ngo ubwo uri Imana ye, ngo ubwe ngo imvi nizishaka ngo zizaba uruyenzi, ngo ariko azakomeza avuga Imana, aravuga ngo nizishaka zizaba uruyenzi. Niyo mpamvu le bafo demanda yasikeye meta. Urakoze Yesu, kuko tukuvuze uyu mugoroba ntabwo wabona uko akuvuga, ariko ushimwe Mana yanjye kubw'imirimo yose wakoze. Ushimwe Mana yanjye kubwa bose bageze aha. Ushimwe Mana yanjye kubw'abagabo bageze muri iki giterane. Ushimwe Mwami wacu kubw'ababyeyi bageze muri iki giterane. Ushimwe wa Mana we kubwa buri wese wahakandagiye, kandi kubwa buri wese wagizemo uruhare. Ni ukuri turagushimiye. Ibyo byose niwe koze, ibyo byose niwe wabikoze. Nukubera Imana, nukubera ubuntu bwawe, nukubera urukundo rwawe, nukubera imbaraga zawe, nukubera ineza yawe, nukubera imirimo yawe. Imirimo yawe nikomeze ikoreke. Fasha abayobozi b'iri torero bayidefoze manda, ababungirije ubafashe, uwa Kristo ubafashe, buri wese umufashe. Uzajya yinjira hano ajya abona imirimo yawe, ajya abona imbaraga zawe, ajya abona gukora kwawe, kandi byose turabigushimiye. Urakoze kuba umugisha buri wese kandi ukamugirira neza, mu izina ryawe rikomeye cyane. Amen. Ibisigaye baza kudufasha, ubwo mukabidufashamo mukatuyobora. Ariko hariho cyo nibutsa kimwe, komeza nta kibazo. Hariho abantu twagombaga guha imashini ariko bazazibona nyuma, ntabwo umunsi bari buzihabwe uyu munsi. Icya kabiri, hariho abantu tuzatangira mituweli, abantu 20. Ejo tuzagenda turebe uko tubikora, hanyuma iyo liste niba yamaze kuriboneka tubatangire mituweli. Imana izadufashe tubikomeze, izadufashe tugende dukomeza, pana guhagarara. Niba tuvuga ko Imana igira neza, nitugirire neza abababaye. Uko ubutumwa bwiza bukwiriye kuba bugaruka kugirira neza abababaye. Ntabwo umuntu yirata ngo ndatunze, kuko Imana ntizigera itubaza ibyo twatunze, izatubaza bikeya twafashishije abababaye. Muri urwo rwego tuzabikomeza, ntituzabireka. Kandi garuka ushima Imana, igiye kuzajya iba buri mwaka. Garuka ushima Imana ni buri mwaka. Tugakora ibikorwa bigendanye no gusangira no gufasha abababaye, tuzabikomeza, ntituzabihagarika. Imana ibaho umugisha. Hanyuma uko gahunda iri bugende, uko iri bukurikirane, uko bagiye kudufasha bakatugaburira, ndasaba ntihagire abantu basohoka batagiye gufata ibyo kurya, ntihagire utaha. Ngwino gutuyobore uko turabikora. Arakoze Pasiteri. Nagira ngo n'ubundi duhere ku ruhimbi. Bishop na Pasiteri na mama Pasiteri n'abano bantu b'imbere, bano bakozi b'Imana Pasiteri batambuke. Bife iri hanze kugira ngo tutaza kugira umurongo muremure muri ihangana, turajya tugenda tubikora mu byiciro, si byose.